ndagira mbabwire rero ko Imana ije kureba, kandi ndagira ngo mbwire abanyarwanda kuko nibo bumva ikinyarwanda tuvuga, mbwire n'abanyarwanda bacyumva bari mu bindi bihugu atari mu Rwanda, baba se bari mu mugabane wa Afurika cyangwa se baba bari mu migabane y'i Burayi. Abanyarwanda bose aho muri ubu butumwa burabareba, barababurira, baca hano barababwira, ariko mwaranze mukora ibyaha birakabya biba byinshi, none biteye Imana uburakari. Ariko noneho Imana ifashe icyemezo cyo kwiyizira. Kandi niba musoma Bibiliya muri iki gitabo dusomye cy'Itangiriro, mwibuke uko Sodomu n'i Gomora Imana yahasuye, mwibuke ko yahageze nk'uko yabivuze. Nimugire ngo rero byaheze mu buhanuzi, mwumvishe ubuhanuzi bwinshi ariko mwabitesheje agaciro. Ariko mbabwire ko ubu buhanuzi mbazaniye ni ububabwira ngo Imana iraje. Imana iraje basambanyi, Imana iraje batinganyi, Imana iraje yemwe basinzi, Imana iraje musigaye mukora ibyaha mukiyoberanya mukigira abantu b'Imana kandi mukora ibizira. Imana iraje. Imana itugirire neza. Hari ibintu bitatu bitumye Imana irakara kandi bitumyishe. Ibintu bitatu bitumye irakarira abanyarwanda, baba ari abari mu mahanga cyangwa se abari mu Rwanda. Nugize ngo ateye imbere, nta munyarwanda wishimira undi ko atera imbere. Yemwe abanyarwanda buzuye ubugome bukabije, bitumye rero Imana iza, bitumye Imana ibahagurukira kubera ubugome bwabo, bitumye Imana ihaguruka. Nidusoma mu rwandiko rw'Abaroma mu gice cya mbere, umurongo wa 18 haravuga ngo umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Banyarwanda, Imana irabahagurukiye, nibo ndimo mbwira, mwaba muri hanze mu bihugu byo hanze cyangwa muri mu Rwanda. Banyarwanda mwabaye babi, Imana irabahagurukiye, uburakari bw'Imana bubajeho, uburakari bw'Imana bubajeho. Bibiliya iravuze ngo umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Banyarwanda nta kuri bagigira, Banyarwanda basigaye nta kuri bafite, muri bo nta kuri kurimo, bashikamiza ukuri gukiranirwa bafite. Imana itugirire neza. Kugeza ubwo ibinyoma byabo byinjiye no mu mashengero yabo, mu makanisa yabo naho binjijemo ibinyoma, baba mu makanisa ari abatinganyi. Banyarwanda, Imana yari ibiringiyemo ibyiza ariko ntabyo yabonye, yari ibiringiyemo imanza zitabera ntazo yigeze ibabonamo. Banyarwanda bageze bababesa ikoro, batangira kuba amabandi, bakaba bajura, bakagira ubugome, bagezeho batangira kujya bicana. Imana idufashe. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo iraje, ije kureba ko ibyo babarega ari ukuri, kandi Imana irabimenya, irabizi. Imana izi biri mu mitima yanyu. Ubusambanyi bwanyu bigeze aho umugabo n'umugore babana mu rugo bajya inama yo gukuramo inda, bakajya gushaka abazibakuriramo kandi ari umugabo n'umugore bashakanye. Urumva ubugome mumaze kugira, bumaze kugera imbere y'Imana, bihagurukije Imana, bitumye Imana ibabara. Mwabaye babi, mutumye Imana ibabara. Aho muri hose Imana irabarakariye kubera mwabaye babi cyane. Ijwi ry'Imana ryasanze, Imana irambwira ngo mbibabwire ko Imana ibahagurukiye, kubera ko ibyo mukora byageze mu matwi y'Imana. N'imiburo ntimwayumvise ngo muyumve muyihe agaciro. Mwumvise ubutumwa bwinshi ariko ntacyo byababwiye, ntimwigeze muhinduka, mwagumye kuba babi, mwagumye kuba babi. Kuki muri babi? Muhindukire. Nimuhindukira mukareka ibibi, Imana irabababarira. Ariko niba mukomeje ibibi byanyu, uburakari bw'Uwiteka bubagezeho. Imana itugirire neza. Cyambere nababwiye ngo ubugome bwanyu nibwo butumye Imana ihaguruka, niyo mpamvu ije kwirebera.
Imana idufashe. Nta munyarwanda ukifuza iterambere ry'undi, nta munyarwanda ukifuza icyiza undi agezeho, nta munyarwanda ugikundana n'undi, ahubwo aho bari baragenzanya ngo umwe ngo agirire nabi undi. Niyo amusanze ku kazi yumva ashaka kugakora wenyine ngo amwirukaneho kubera ubugome bwuzuye. Niyo yemwe umwe akoze umushinga undi arawuhiga kugira ngo awusenye ari ujya kuwukora. Abanyarwanda ngo babaye indyarya, ni indyarya. Ibyo rero bitumye Imana ihaguruka ubwo buryarya mugendana. Umuntu yiyita pasitoro ariko ari indyarya, ari umugome mubi cyane, ariko ari indyarya. Imana itugirire neza, ariko akerekana ibyiza atagira. Abanyarwanda, Imana yavuganye nanjye ngo muri indyarya, mwerekana ibyiza ariko ntabyo mugira. Werekana imbabazi ntazo wahaye mwene so, werekana mugenzi wawe umwerekanaho ibyiza ntabyo umutekerezaho. Yemwe muri indyarya, yemwe ibyo bitumye uburakari bw'Imana bubahagurukira, kuko mwabaye babi, mugira ibibi byinshi, imitima yanyu yuzuye ubugome. Ndetse yemwe abantu mwabashyizeho ingoyi z'urugomo, abantu mwabashyizeho ingoyi z'urugomo, nimubohora abantu ingoyi z'urugomo mwabashyizeho, Imana ibababarira. Ibyo byabateraga umurengwe, Imana ije kubikuraho. Ubwo butunzi mwiratanaga dore buraboze. Ubwo butunzi mwiratanaga buraboze, dore icyo mwishingikirizaga n'icyo Imana ibanje kuza gukuraho. Imana ije kugikuraho. Icyo gitumye mugomera Imana, mwigwa musambana kubera umurengwe. Imana yabahaye kubaka amazu meza, none niyo muri kuzaniramo ishoreke, muhemukiye Imana. Imana yabahaye kugenda mu mamodoka mutaragiraga n'amagare, none nizo zibateye umurengwe muri kuzisambaniramo. Iyo modoka uje usambaniramo, Imana ije kuyiguhombanyirizamo, iraguhombanyirizamo. Ndagira ngo ubwire ko uburakari bw'Uwiteka buyigusanzemo. Karibu umukozi w'Imana, turatangira dusenga Imana kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro. Murakoze. Kadusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko wongeye kuducira inzira, tugarutse kugira ngo tuganirire abantu, tubabwire ijambo ryawe, tubabwire ubutumwa bwiza. Ngaho rero ubane natwe kandi n'abatwumva bose, ubahe kugira ngo bumvire ijambo ryawe, kuko Mwami abantu benshi bazazira ko batumvise, ariko ubwo turanguruye ngo tubabwire, dusohoje icyo wadutumye, nabo turabingingiye kugira ngo ijambo ryawe ribahindure, kugira ngo bazaraga ubugingo. Ngo komeza ube mu ruhande rwacu kandi ugume utugirire neza, dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Cyane ndahimbazwe cyane. Turabashimiye bakunzi b'Umusaraba TV n'Umuremyi TV, turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Uyu mwanya rero mbazaniye ubutumwa bukomeye, ariko kandi burya ikintu gikomerera umuntu iyo nyine adaciye bugufi. Ariko iyo umuntu aciye bugufi, hari uko twajyaga tujya kwikorera ibiti ni mu cyaro, noneho umuntu agashira igiti ku mukingo hejuru, agatega ingata, hanyuma kikamanukira ku mutwe akagenda, kuko adafite umukorera. Uvuze ngo iyo umuntu aciye bugufi ibintu byose biroroha. Imana ibaha umugisha rero. Ijambo mbazaniye ni ibintu bitatu nshaka kubabwira, kubamenyesha, bitumye uburakari bw'Imana buhaguruka. Kugira ngo muri ibyo bintu bitatu rero urasabwa guca bugufi ukihana, kugira ngo uburakari bw'Imana butaguhagurukira. Niyo mpamvu nari mbanje kubabwira ngo ni ubutumwa bukomeye, ariko
umuntu naca bugufi, mu guca bugufi byose birakunda, harimo imbabazi z'Imana. Imana yabwiye umuhanuzi Mika ngo abwire abantu ikintu gishobora gutuma Imana ibishimira. Muri Mika mu gice cya 6, ubwo Imana yabwiraga Mika, umuntu yarimo asenga aravuga ngo mbese ndajya imbere y'Uwiteka njyanye iki, ese nditwara ku Uwiteka mutuye iki? Ariko humvikana ijwi rimubwira ngo mwana w'umuntu, Imana yakweretse cyangwa se Uwiteka yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo ukwiye gukora ni iki? Mbese ni ugukiranuka ndetse no gukunda kubabarira ndetse no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ni ukuvuga ngo rero mu bintu byose iyo umuntu yicishije bugufi niyo hari igihano kuri we, icyo gihano gikurwaho agahabwa imbabazi. Ariko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu yishyize hejuru, biravuga ngo aravunagurika, ngo azavunagurika atunguwe. Kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru, ariko uwishyira hejuru Bibiliya imuvugaho ko azavunagurika atunguwe. Nyamara rero nari mbingingiye guca bugufi kugira ngo muzahabwe ibyiza, kuko umuntu wishyira hejuru nta cyiza abona. Imana ibaha umugisha rero. Ni Habimana Joseph mubanye nonaha, kandi murabizi ko tubanye kenshi tukaganira ijambo ry'Imana. N'uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndasaba Nepo kugira ngo adusomere, niba ari hafi ya Bibiliya, uri hafi ya Bibiliya ngo udusomere, turebere ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 18 umurongo wa 20 n'uwa 21. Dusomere iyo mirongo yonyine, ubundi twumve icyo Imana idushakaho, twumve icyo Imana irimo itubwira uyu munsi. Itangiriro ibice 18 umurongo wa 20 n'uwa 21. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'ababarega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. 22. Abo bagabo oya navuze 20 umurongo ugeze kwa 21. Uwiteka aravuga ati ubwo gutaka kw'abarega Isodomu n'Igomora ari kwishi, ibyaha byabo bigakabya cyane. Ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose, ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho. Kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Abo bagabo barahindukira bavaho bagenda berekeye Isodomu, Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Biravuze ngo ubwo gutaka kw'abarega Isodomu n'Igomora ndamanuka ndebe. Ndashaka rero kubwira abantu mukurikiranye Umusaraba TV, Umuremyi TV, ndashaka kubabwira ko Imana ije kureba, Imana ije kwirebera, ije kuri teri, ije kwirebera. Asante. Umaze igihe mbese wiyoberanya ukagira ngo wenda abantu urabahisha ntibakubona, ariko Imana ije kwirebera. Ibi byabaye mu gihe Abisodomu n'Igomora bakoraga ibyaha bigakabya cyane, kugeza ubwo abantu bajya basenga barega Sodomu na Gomora kubera ibyaha byabo. Ariko Sodomu na Gomora abantu bakahasengera baharega bavuga bati ibyaha by'Isodomu na Gomora birakabije. Nyamara abaho ntibabyemere bakaguma kwiyoberanya. Ariko umunsi umwe Imana irangije igisodomu n'Igomora iravuga ngo ubwo gutaka kw'abaharega kubaye kwishindamanuka ndebe.
ndagira mbabwire rero ko Imana ije kureba, kandi ndagira ngo mbwire abanyarwanda kuko nibo bumva ikinyarwanda tuvuga, mbwire n'abanyarwanda bacyumva bari mu bindi bihugu atari mu Rwanda, baba se bari mu mugabane wa Afurika cyangwa se baba bari mu migabane y'i Burayi. Abanyarwanda bose aho muri ubu butumwa burabareba. Ubu butumwa burabareba kuko Imana ije kwirebera mu bikorwa mu Banyarwanda, kuko gutaka kw'abarega Sodomu na Gomora kubaye kwishi, gutaka kw'abarega ibiri gukorerwa mu Rwanda mu Banyarwanda kubaye kwishi. Nicyo gituma Imana ije kwirebera ko ibyo baharega, ibyo bahavuga ari ukuri, kandi Imana iravuze ngo irabimenya. Imana iravuze ngo nizi irabimenya. Ndagira ngo rero mbabwire bagabo, bagore, rubyiruko, nubwo waba ubikora wihishe, menya ko Imana ubwije ubwo yiyiziye irabimenya. None rero ni iki kiri bugukize? Ni uko wemera guca bugufi ukihana. Sodomu na Gomora bakoze ibyaha byinshi birakabya, bagera ubwo ngo abagabo bendana n'abandi bagabo, bagera ubwo bakora ubutinganyi, bagera ubwo bakora ibyaha bikabije. Ariko hari umugaragu w'Imana Aburahamu, Bibiliya ivuga ngo yari inshuti y'Imana. Imana irangije iravuga ngo ariko nubwo Sodomu na Gomora ngiye kuharimbura, ntacyo nshobora gukora ntakimenyesheje inshuti yanjye Aburahamu. Uwo munsi Aburahamu ngo yari ari imbere y'Imana. Imana irangije iravuga ngo reka ibanze bimenyeshe Aburahamu. Ndagira ngo ubwe ngo Imana yamenyesheje abagaragu bayo ibyo mukora, ibyo mugenda mukora byose. Barababurira, baca hano barababwira, ariko mwaranze mukora ibyaha birakabya biba byinshi, none biteye Imana uburakari. Ariko noneho Imana ifashe icyemezo cyo kwiyizira. Kandi niba musoma Bibiliya muri iki gitabo dusomye cy'Itangiriro, mwibuke uko Sodomu na Gomora Imana yahasuye, mwibuke ko yahageze nk'uko yabivuze. Nimugire ngo rero byaheze mu buhanuzi, mwumvishe ubuhanuzi bwinshi, ariko mwabitesheje agaciro. Ariko mbabwire ko ubu buhanuzi mbazaniye ni ububabwira ngo Imana iraje. Imana iraje basambanyi, Imana iraje batinganyi, Imana iraje yemwe basinzi, Imana iraje. Musigaye mukora ibyaha mukiyoberanya mukigira abantu b'Imana kandi mukora ibizira, Imana iraje. Imana itugirire neza. Hari ibintu bitatu bitumye Imana irakara kandi bitumyishe. Ibintu bitatu bitumye irakarira Abanyarwanda, baba ari abari mu mahanga cyangwa se abari mu Rwanda. Icya mbere, Abanyarwanda ngo Imana yababonyemo ubugome bukabije. Imana yababonyemo ubugome bukabije, ngo Abanyarwanda buzuye ubugome kugeza ubwo Abanyarwanda nta munyarwanda ukundana n'undi, ahubwo buri wese agenda agenza undi. Kubera iki? Nta wishimira icyiza cy'undi. Nugize ngo ateye imbere, nta munyarwanda wishimira undi ko atera imbere. Yemwe Abanyarwanda buzuye ubugome bukabije, bitumye rero Imana iza, bitumye Imana ibahagurukira kubera ubugome bwabo, bitumye Imana ihaguruka. Nidusoma mu rwandiko rw'Abaroma mu gice cya mbere, umurongo wa 18, haravuga ngo umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Banyarwanda, Imana irabahagurukiye. Nibo ndimo mbwira, mwaba muri hanze mu bihugu byo hanze cyangwa muri mu Rwanda. Banyarwanda, ubugome bwabo bwarazamutse bugera imbere y'Imana, bituma Imana ibabara. Nyamara yarabakundaga, yari yarabahaye amasezerano meza kandi menshi, ndetse yari yarabavuzeho ko muzaguka mugakwira amahanga,
mukagira icyubahiro, ariko mwagomeye Imana bitumye Imana ihaguruka. Mwarayigomeye, mwabaye abagome. Imana itugirire neza. Icyo gitumye uburakari bw'Imana buhaguruka. Imana idufashe cyane. Banyarwanda mwabaye babi, Imana irabahagurukiye, uburakari bw'Imana bubajeho, uburakari bw'Imana bubajeho. Bibiliya iravuze ngo umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Banyarwanda nta kuri bagigira, Banyarwanda basigaye nta kuri bafite, muri bo nta kuri kurimo, bashikamiza ukuri gukiranirwa bafite. Imana itugirire neza. Kugeza ubwo ibinyoma byabo byinjiye no mu mashengero yabo, mu makanisa yabo naho binjijemo ibinyoma, baba mu makanisa ari abatinganyi. Banyarwanda, Imana yari ibiringiyemo ibyiza ariko ntabyo yabonye. Yari ibiringiyemo imanza zitabera, ntazo yigeze ibabonamo. Yari ibiringiyemo ubunyangamugayo, ntabwo mugira. Imana itugirire, naho mugeze mu bihugu byo hanze ntimuri inyangamugayo, ahubwo mugereho mukaba abagome. Ahubwo kaze mbabwire, ubu mugiye kubura amajya n'amaza, mugiye kubura aho muba, kubera mugendana imitima y'ubugome. Imana idufashe cyane, kuko mumaze kugira imitima y'ubugome, mugiye kubura icyerekezo, mugiye kubura icyerekezo cy'aho muva n'aho mujya. Kuko umunyarwanda ugiye kuzajya ugera muri Amerika usange nta n'uguhaye aho uba kubera ubugome bw'Abanyarwanda. Mwakijijwe mukagira ubuzima, mukagira urukundo, mukareka uburyarya. Imana idufashe. Abanyarwanda aho bageze baba besikoro, batangira kuba amabandi, bakaba abajura, bakagira ubugome, bagezeho batangira kujya bicana. Imana idufashe. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo ije kureba ko ibyo babarega ari ukuri, kandi Imana irabimenya, irabizi. Imana izi biri mu mitima yanyu. Ubusambanyi bwanyu bigeze aho umugabo n'umugore babana mu rugo bajya inama yo gukuramo inda, bakajya gushaka abazibakuriramo, kandi ari umugabo n'umugore bashakanye. Urumva ubugome mumaze kugira, bumaze kugera imbere y'Imana, bihagurukije Imana, bitumye Imana ibabara. Mwabaye babi, mutumye Imana ibabara. Ubugome bwanyu buhagurukije Imana. Iravuze ngo umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Umugore n'umugabo barimo baricana, ntibakigira urukundo. Imana itugirire neza. Umuntu asigaye ashaka umugore amuciyeho amafaranga, nta rukundo amuciyeho, ejo bikarangira amwishe. Ngo ni ubugome bwuzuye mu Banyarwanda, nibo ndimo mbwira. Mwaba muri Amerika nimwe ndimo mbwira. Aho muri hose muragendana ibibi, nicyo gituma Imana ibarakariye aho muri hose. Aho muri hose Imana irabarakariye kubera mwabaye babi cyane. Ijwi ry'Imana ryasanze, Imana irambwira ngo mbibabwire ko Imana ibahagurukiye, kubera ko ibyo mukora byageze mu matwi y'Imana. N'imiburo ntimwayumvise ngo muyumve muyihe agaciro. Mwumvise ubutumwa bwinshi ariko ntacyo byababwiye, ntimwigeze muhinduka, mwagumye kuba babi. Mwagumye kuba babi. Kuki muri babi? Muhindukire. Nimuhindukira mukareka ibibi, Imana irabababarira. Ariko niba mukomeje ibibi byanyu, uburakari bw'Uwiteka bubagezeho. Imana itugirire neza. Cyambere nababwiye ngo ubugome bwanyu nibwo butumye Imana ihaguruka, niyo mpamvu ije kwirebera. Imana idufashe. Nta munyarwanda ukifuza iterambere ry'undi, nta munyarwanda ukifuza icyiza undi agezeho, nta munyarwanda ugikundana n'undi, ahubwo aho bari baragenzanya ngo umwe ngo agirire nabi undi. Niyo yamusanze ku kazi yumva ashaka kugakora wenyine ngo amwirukaneho kubera ubugome bwuzuye. Niyo yemwe umwe akoze umushinga undi arawuhiga kugira ngo awusenye ari ujya kuwukora. Yemwe Banyarwanda, Imana yari ibiringiyemo ibyiza, ariko uyu munsi nta byiza iri kubabonamo.
mwabaye babi, mwabaye abagome, mwagize ibyaha birakabya, ariko uyu munsi ni umuburo wa nyuma, kuko Imana ije kwirebera, ni umuburo wa nyuma. Uyu munsi niwemera guca bugufi, Imana irakubabarira. Ariko nukomeza gukora ibyaha, ndagira ngo ubwire ngo inkota y'Uwiteka iguhagazeho. Yaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ibyiza byo muri iki gihugu muzabirya, ariko nimwemera kumva mukumvira, nimuguma gukora ibyaha, ibyiza byo mu gihugu ntabyo muzarya, ndabarahiye. Ntabyo muzarya. Nimuguma kugoma, mukaguma kuba abapagani, mukaguma gukora ibyaha bikabije bityo, bagore mukaguma kujya mukuramo amada, mugira ngo ayo maraso mumena ntabwo mu ijuru bayazi, mugira ngo izo mpinja mukuramo Imana ntizizi. Ndagira mbabwire ko Imana, ayo marira y'izo mpinja mu ijuru arimo mu matwi y'Imana, harimo induru, harimo imiborogo. Mwimitse ubugome, mwimika uburaya, mwimika inzangano, mwimika uburyarya, mwimika ubwibone, mwishize hejuru, none bitumye Imana ibabara. Imana itugirire neza. Kindi banyarwanda, icya kabiri ni uko Imana yavuganye nanjye ngo abanyarwanda ni indyarya. Ni indyarya abanyarwanda, ngo babaye indyarya, ni indyarya. Ibyo rero bitumye Imana ihaguruka ubwo buryarya mugendana. Umuntu yiyita pasitoro ariko ari indyarya, ari umugome mubi cyane, ariko ari indyarya. Imana itugirire neza, ariko akerekana ibyiza atagira. Abanyarwanda, Imana yavuganye nanjye ngo muri indyarya, mwerekana ibyiza ariko ntabyo mugira. Werekana imbabazi ntazo wahaye mwene so, werekana mugenzi wawe, umwerekanaho ibyiza ntabyo umutekerezaho. Yemwe muri indyarya, yemwe ibyo bitumye uburakari bw'Imana bubahagurukira, kuko mwabaye babi, mugira ibibi byinshi, imitima yanyu yuzuye ubugome. Ndetse yemwe abantu mwabashyizeho ingoyi z'urugomo, abantu mwabashyizeho ingoyi z'urugomo, nimubohora abantu ingoyi z'urugomo mwabashyizeho, Imana ibababarira. Imana itugirire neza. Imana ni umubyeyi. Njye kubabwira Imana ko ari umubyeyi, niyo mpamvu mwumvira ijwi ribahendahenda ngo mugarure imitima yanyu yabaye akahebwe, nimukuremo uwo mutima umeze nk'ibuye. Imana irabaha umutima woroshye nk'inyama, nimukuremo uwo mutima umeze nk'ibuye, uwo mutima w'ubugome nimuwukuremo. Imana irabababarira, irabaha imbabazi. Banyarwanda, ikindi cya gatatu ni uko abanyarwanda mwimitse ubusambanyi mu buryo bukomeye cyane. Mwimitse ubusambanyi, murabwamamaza, mubushyira no ku mashusho media, mubushyira kuri za kamera. Mwimitse ubusambanyi, murabwamamaza, ariko Imana kubera kureba ibibi byanyu bingana bityo, erega abanyarwanda Imana irabakunda, niyo mpamvu idashaka ko muguma kuba mucyo. Erega iri jwi muraryumva kubera imbabazi Imana ibafitiye, ntabwo muryumva kubera ko hari urwango Imana ifite. Imana ibafitiye imbabazi. Mwimitse ubusambanyi, murabwamamaza, murabwamamaza, mubushyira ku karubanda. Nta n'agaciro mwihesha. Abanyarwanda mwabaye babi, musigaye mwambara ubusa mukabishyira no kuri kamera. Ibi bihagurukije Imana, uburakari bw'Uwiteka buraje, inkota y'Uwiteka ibagezeho. Niba mudahindutse, inkota y'Uwiteka iraje. Inkota y'Uwiteka iraje. Bibiliya ivuze ngo ikiravuze ngo ubwo gutaka kw'abarega i Sodomu n'i Gomora, ndamanuka ndebe ko ibyo bahavuga ari ukuri, kandi niba ari ibyo ndabimenya.
imana irabizi. Imana ije kureba ko ibyo bakurega ari ukuri, imana ije kureba ko ibyo bakuvuga ari ukuri. uri indaya ucuruza umubiri, ariko warangiza ukaza ukafata na Bibiliya ugasoma ngo uri kuvuga ijambo ry'Imana. uri mayibobo wiguzerera uteranya abantu wamaze umva nta muco ugira, nta guca bugufi ugira, ariko warangiza uratukana no kuri za kamera ukahazana ibitutsi, warangiza ugashyira ibyawe ku mugaragaro, ariko ukavuga ko ukorera Imana. Imana ihagurukiye abantu kubera ubugome bwabo bwamunze imitima yabo. Nyamara abantu benshi barababaye, bahora barega, bahora bazamura ibirego imbere y'Imana, ariko Imana iravuze ngo ije kureba ko ibyo baharega ari ukuri, ibyo bakuvuga ari ukuri, kandi irabimenya. Ibyo bakuvuga mubyeyi, Imana ije kureba ko ari ukuri. Ibyo bakuvuga mugabo, Imana ije kureba ko ari ukuri. Ibyo bakuvuga musore, Imana ije kureba ko ari ukuri. Ese weho ntabwo ubizi? Wowe ntabwo uzi ubusambanyi umazemo igihe? Wowe ntabwo uzi ubujura umazemo igihe uri indyarya? Wowe ntabwo uzi uburozi umaranye igihe waramaze abantu? Wowe ntabwo ubizi? Imana itugirire neza. Banyarwanda, Imana iraje, inkota y'Uwiteka iraje kandi bagezeho. Niba mudahindutse ngo mureke ibyaha byanyu, ngo mureke ibyaha byanyu muhabwe imbabazi z'Imana, inkota y'Uwiteka iraje. Imana irabahagurukiye. Murakabije. None ubugome bwanyu muri kubunza no mu mahanga hose, mwarazengurutse. Tumaze iminsi twumva umuntu ufata abakobwa barenga 10 ngo akabicira iwe, akajya basambanya akanabica. Twamaze iminsi tubyumva. Akagenda yica abantu, arundi we mu cyobo, yaricukuriye icyobo arundamo abantu. Izo nzirakarengane ayo maraso y'inzirakarengane mu ijuru agerayo. Ubwo bugome bw'Abanyarwanda buhagurukije Imana. Imana irababaye. Uretse so wamenyekanye, abatamenyekana bangana iki? Yemwe tumaze iminsi twumva ababyara abana bakabata mu bihuru. Nawe wataye umwana mu gihuru, ukamuta muri borodire ukigendera, ukagira ngo ahari ibyawe ntawe uzabimenya, ariko aho wicaye ibyawe Imana iravuze ngo ije kubireba. Nyamara Imana ije kureba, kandi ibyo bakurega niba ari ukuri, Imana irabimenya. Imana ije kureba ko ibyo bakurega ari iby'ukuri, kandi irabimenya. Imana iraje, biravuze ngo umujinya w'Imana urahagurutse. Mujinya w'Imana urahagurutse. Mujinya w'Imana urahagurutse. Uhagurukiye abasambanyi biyoberanya, uhagurukiye abasambanyi, uhagurukiye abatinganyi. Umujinya w'Imana urahagurutse. Hagurukiye abasinzi bagenda biyoroshe uruhu rw'intama kandi ari amasegaryana. Bantu babaye babi, bantu basigara abagome, basigara abarozi. Imana itugirire neza. Waretse ubwo burozi bwawe, Imana ikaguha imbabazi. Erega Imana yakubabarira. Ni inyembabazi, igira impuhwe nyinshi. Iri jwi wumvise, uyu muburo wumvise n'uwa nyuma. Uyu muburo wumvise n'uwa nyuma. Va mu byo urimo, Imana ikubabarira. Va mu byo urimo bibi, Imana ikugirira imbabazi. Ese ibyabaye Sodomu na Gomora mwakurikiranye amateka mwarabyumvise? Aburahamu ngo Imana iramubwira ngo dore Sodomu ni Gomora ngiye kuharimbura. Arangije aravuga ati se ariko Uwiteka nusanga y'abakiranutsi uzaharimbura koko? Imana iravuga iti mbasanze ntabwo naharimbura. Ndagira mbabwire ko muretse ibyaha Imana yatubabarira. Ntabwo igihugu cyacu cyagira amahoro, ariko mukibujije amahoro kubera ibyaha byayo. Imidugudu dutuyemo yagira amahoro, ariko mbabwire ko kubera ibyaha byanyu Imana irabarakariye.
arangije aravuga ngo none si Uwiteka nusanga y'abakiranutsi 50 uzaharimbura. Imana irebye abakiranutsi 50 nabo ngo irababura. None kaze mbabwire, nihe muri iyi minsi nihe Imana iri kubona umukiranutsi? Uri kugera mu ikanisa runaka ugasanga barimo bafitanye amatiku benda kwicana, kandi ubwo barimo barapfa amaturo, barimo barapfa ibintu utamenya, ugasanga ni amatiku gusa buzuranye mu rusengero rwabo. None ubwo aho niho Imana irabona umukiranutsi? Imana iri kuza ikareba mu mashengero igasanga nta mukiranutsi ibonamo, yareba bishop igasanga niwe mubi cyane, yareba mwarimu igasanga nawe yabaye mubi. None Imana ibuze uwahagarara mu cyuho ngo Imana ikize ibyago igihugu, Imana ikize ibyago urugo rwawe, Imana ikize ibyago abana bawe, kubera ko abantu babaye babi ku kigero cy'uko Imana ishakamo umukiranutsi ikamubura. Aburahamu aravuga ati mbabarira Uwiteka. Babwira ko iminsi Imana imaze yihanganye ni ukubera amasengesho y'abera, ni ukubera amasengesho y'abakiranutsi, kuko Aburahamu we ngo yari inshuti y'Imana. Niwe ngo wasenze asenga asabira Sodomu na Gomora, avuga ati Uwiteka mbabarira. Ese uremera kurimbura abantu bangana kuriya? Imana iravuga iti nimbona y'umukiranutsi ntabwo mbarimbura. Ariko Imana igeze irangije ngo yamurebe ikamubura, kuko ari na Loti wariyo, nawe ntabwo Imana yamubonaga nk'umukiranutsi, kuko ngo Loti yarakunze iby'isi cyane. Banyarwanda mukunze iby'isi cyane kugeza ubwo mumaze kuba abajura bo kwiba gusa. Banyarwanda mukunze iby'isi cyane kugeza ubwo mubishakira no mu nzira zidakwiriye, mubishakira mu manyanga, muteka imitwe, mutekenika. Banyarwanda mugeze ku kigero cyo gukunda ubutunzi, ngo Loti akunda ubutunzi ndetse ngo butuma aguma i Sodomu n'i Gomora arahihambira, abana n'abasambanyi ariko kugira ngo abone ubutunzi. None ubu n'umuntu usenga ngo ni umuhanuzi asigaye abana n'abasambanyi ariko kugira ngo abakureho amafaranga. Ngibi ibintu byatumye Loti atabona ubuzima, byatumye ibyago na Loti bimugeraho, ni ugukunda ubutunzi. Kandi Imana yari yaramuburiye cyane, yari afite Aburahamu umusengera. Banyarwanda mufite abanyamasengesho babasengera, ariko kubera ibyaha byanyu mwanza kwivangura muguma gukora ibibi mufatanya n'abanyabyaha. Banyarwanda bitumye uburakari bw'Imana bubazaho. Imana irabahagurukiye, uburakari bw'Imana burabahagurukiye, inkota y'Uwiteka ibagezeho. Kuko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka iraje ibagezeho basambanyi, ibagezeho bagoma b'abagome, ibagezeho mwebwe mugomera Imana mugakora ibyaha. Imana itugirire neza. mwigwa yemwe kubera ubutunzi mwigwa muryamye ku mazi ku micanga ngo muyikwinezeza. Ndagira amabwire ngo Imana ije gukuraho urwishingikirizo mwishingikirizaho. Ibyo mwishingikirizaho Imana ije kubivanaho. Ibyo byabateraga umurengwe Imana ije kubikuraho. Ubwo butunzi mwiratanaga dore buraboze. Ubwo butunzi mwiratanaga buraboze dore icyo mwishingikirizaga n'icyo Imana ibanje kuza gukuraho. Imana ije kugikuraho. Icyo gitumye mugomera Imana, mwigwa musambana kubera umurengwe. Imana yabahaye kubaka amazu meza, none niyo muri kuzaniramo ishoreke muhemukiye Imana. Imana yabahaye kugenda mu mamodoka mutaragiraga n'amagare, none nizo zibateye umurengwe muri kuzisambaniramo. Iyo modoka uje usambaniramo Imana ije kuyiguhombanyirizamo, iraguhombanyirizamo. Ndagira ngo ubwire ko uburakari bw'Uwiteka buyigusanzemo. Ubwo bugome mufite, ubwo bwicanyi mufite buri mu mitima yanyu,
ubwo bugome mumaranye igihe, ubwo bugome muhora mufite muri iyi ndyarya butumye uburakari bw'Uwiteka buhaguruka. None dore mufatanwe mpiri n'ibiri mu mitima yanyu bibi. Dore mufatanwe mpiri n'ibiri mu mitima yanyu bibi. Dore mufatanwe mpiri. Dore ndibasubiriyemo, mufatanwe mpiri n'ibiri mu mitima yanyu bibi. Imana itugirire neza. Dore Loti, icyatumye Loti agirira ibibazo, umugore we akahinduka igishinga cy'umunyu, ndetse yemwe na Loti nawe akaba akabarore, byatewe no gukunda ubutunzi. Banyarwanda mukunze ubutunzi cyane, none dore bibateje akaga gakomeye, kugeza ubwo mubushakira mu bapfumu, mubushakira mu bigirwamana. Dore bamwe mutunze ibigirwamana mu mazu yanyu, dore mutunze ibigirwamana mu nzu zanyu, bamwe mutunze inzoka mu nzu zanyu ngo ahari nizo zibaho ubukire, mutunze ibishushanyo iwanyu mu rugo, dore mwabyubakiye indaro. Dore Uwiteka araje. Ndagira mbabwire ko Imana yacu itabangikanwa n'ibigirwamana. Ntabwo Imana yacu wayibangikanya nabyo, ahubwo ngo mukora ibiterane ngo muri gushima Imana, ngo murimo murashima Imana. Murashima Imana, imitima yanyu imeze icyo yabonekamo irihe shimwe? Ni irihe shimwe Imana yababonamo mucumbika ibigirwamana iwanyu? Dore Imana uburakari bw'Uwiteka burabahagurukiye kubera ibyaha byanyu bibi byuzuye mu mitima yanyu. Kaze mbabwire, ndagira mbabwire ngo Loti arangije ngo yifatanya n'ab'i Sodomu n'i Gomora, aguma kubana nabo bibabaza Imana. Aguma kubana n'ab'i Sodomu n'i Gomora, abo batinganya abana nabo. None namwe dore muri kumwe n'abatinganyi, dore muri kumwe n'abatinganyi, mwifatanije nabo, muba mu mashyirahamwe yabo. Dore muri kumwe n'ibizira, mubibitse mu mazu yanyu, mubibitse mu mitima yanyu. Ariko ibyo byose bitumye Imana iza, bitumye uburakari bw'Imana bubahagurukira. Umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Imana itugirire neza. Mwabaye babi, none nimwicisha bugufi, nyamara nimwicisha bugufi mukagarura imitima yanyu. Dore Imana yiteguye kubababarira. Imana yiteguye kubaha imbabazi. We wakuyemo inda, dore umaze gukuramo inda 5, kandi Imana yarakubonye. Ariko Imana irakubabarira ititaye ku byaha byinshi wabayemo. Imana irakubabarira. Dore waciriye igico mugenzi wawe, dore mugenzi wawe wamuciriye igico, dore mugenzi wamuciriye igico, ubu mugome. Ariko Imana yo yiteguye kukubabarira niwemera ugaca bugufi. Dore ntubabarira mwene se, dore wimitse amoko mu mitima yawe, mu mutima wawe huzuyemo amoko, uri umugome, ugendana ibibi. Ariko Imana yiteguye kuguha imbabazi mu gihe wazisabye. Dore wuzuye ibibi, wuzuye amatiku, dore wasenye urugo rwa mugenzi wawe, dore wararushenye rurarangira, urangije wigarurira umugore we uramutwara. Ariko menya yuko imbere y'Imana ufite urubanza. Nubwo wamutwaye, ariko Imana yarababaye, uburakari bw'Imana bukuriho. Dore washenye urugo rwa mugenzi wawe, utwara umugabo we uramujyana, uramwikubira. Ariko dore bibabaje Imana, bitumye Imana ikurakarira. Ariko niwemera guca bugufi ukarekura umugabo w'abandi ukamusubiza nyirawo, Imana irakubabarira. Nurekura uwo mugore w'abandi, Imana irakubabarira. Imana itugirire neza. Dore mwashenye ingo z'abandi, mwabagabo mwe, mwashenye izanyu, murangije mujya gusenya n'iz'abandi. Ariko Imana irababaye, ibabajwe n'ubugome bwanyu. Ariko uyu munsi
iri jwi wumvishe uyu muburo ni uwa nyuma, ni umuburo imijwi rikwinginga ngo garura umutima, Imana ikubabarira. Ongera cya bugufi, niwicisha bugufi urababarirwa. Imana itugirire neza. Aburahamu ngo arayinginga aravuga ati Uwiteka, none se nusangayo abantu 40 urahababarira? Imana iti nimba sangaho ndahababarira. Nusangayo 30 cyangwa se 45 urahababarira? Imana iti ndahabara nimba sangayo. Nusangayo se 30 urahababarira? Imana iti ndabababarira. Nusangayo se 35 uzahababarira? Imana iti ndahababarira. Ngo ageza ku mubare w'abantu 10, ngo ariko nabo Imana ibasanzeyo irababura, bashakishije irababura. Mbabwire banyarwanda, Imana iri gushaka umukiranutsi kamubura kubera ko abantu babaye babi cyane. Bitumye uburakari bw'Uwiteka, umujinya w'Imana bitumye uhaguruka. Ariko uyu munsi numwe kukubwira ngo ca bugufi uhabwa imbabazi. Ca bugufi Imana ikubabarire. Cira bugufi Imana irakubabarira. Garura umutima wawe uhabwa imbabazi. Reka ibyaha urimo, munyarwanda uraho muri Amerika, garura umutima wawe. Ongera ucire bugufi Imana ikubabarire. Va mu bwibone wagiyemo, va mu butinganyi winjiyemo, va mu bwesikoro winjiyemo, va mu bwibone wijanditsemo. Wakira Imana iraguha imbabazi. Va mu bugome ufite, wowe ufite ubugome bwo guhiga mugenzi wawe, ushaka kumugirira nabi. Shira inkota hasi, shira ukuboko hasi k'ubugome. Nawe ugirira imbabazi mugenzi wawe, nawe uzihabwe. Biravuga ngo umuntu utababarira nawe ntazababarirwa. Kandi mbabwire ko ijambo ry'Imana riravuga ngo amaraso ahorerwa ndi. Ijambo ry'Imana ni Imana yabivuze ubwayo. Iravuga ngo umuntu uzamena amaraso nawe abandi bazayamena. None wowe mperutse kumva ngo umunyarwanda wishe utwana dutoya, aduhoye ubusa, ntacyo utwana tutamuteye amana, tutamurwanisha. Ariko ubugome bwanyu banyarwanda butumye Imana irakara, irababaye. Imana irababaye. Ariko uyu munsi niwemera ugaca bugufi, Imana irakubabarira. Imana iraguha imbabazi. Uyu munsi urahabwa imbabazi. Imana iraguha imbabazi. Imana iraguha imbabazi. Imana irangije ngo Aburahamu araguma arasenga, ariko ngo Imana igezaho iva imbere ya Aburahamu irigendera ijya i Sodomu n'i Gomora. Abanyamasengesho barasenga kugira ngo ibibi bitaza, barasenga ngo ibyago bidatera, barasenga ngo amakuba adatera, barasenga barambura amaboko, bafata igihe cyo gusenga. Ariko uyu munsi Imana irarakaye, ivuye imbere y'abayingingaga. Imana ije guhana abanyabyaha. Imana ngo irikubura, iva imbere ya Aburahamu ijya i Sodomu n'i Gomora kureba ibihabera. Abanyamasengesho barasenze, Imana iguma kurinda igihugu, ikirinda abasambanyi bidedembya, ikirinda abibone bigaragambya, ikirinda abagome bigaragambya. Tagira ngo mbabwire mbamenyeshe neza ko yemwe abanyamasengesho barasenze, basenga bimira bakumira ngo ibyago bidatera. Ariko noneho kubera ko mwakomeje gukora ibyaha mugakomeza ubugome bwanyu, yarinze igihugu, ikirinda yemwe muri babi, ikirinda abasambanyi bigaragambya, ikirinda abagome bigaragambya, ikirinda yemwe abarozi murimo mwigaragambya mwamamaza n'uburozi bwanyu, mugenda mwamamaza ubukonikoni bwanyu, yemwe mugenda mwigaragambya. Ariko noneho uyu munsi mbabwire ko Imana ihagurutse ije kwirebera. Imana irahagurutse
imana irahagurutse ije kureba, kuko ibyo mukora ari ukuri. Imana irabimenya, uburakari bw'Uwiteka burahagurukiye. ndagira ngo mbamenyeshe ko Imana uyu munsi Imana ni umuburo wa nyuma. uyu munsi ni ijwi ry'umuburo wa nyuma wumvise, ni ijwi rikuburira wumvishe bwa nyuma ku byo wumvishe byose, kuko Imana irahagurutse. Imana irahagurutse, Imana iraje, kandi ntabwo iraceceka. Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje, iraje ije kwirebera, kubera ibyo mukora byarakabije. Imana itugirire neza. Imana irangije ngo igere i Sodomu n'i Gomora, ngo isanga ngo abatinganyi bari kwigaragambya. Yewe bimeze nko mu Rwanda rwacu, abatinganyi basigaye bigaragambya, bakamamaza ubutinganyi bwabo ku mugaragaro. Abasambanyi reka basigaye bigaragambya, bamwe bakifotoza bambaye ubusa bakerekana ubwambure bwabo, bakamamaza ko ari abasambanyi. Basigaye bafite imbuga bamamarizaho ubusambanyi bwabo. Abicanyi reka sinakubwira barigaragambya. Umukobwa asigaye atwara inda akavuga ati njyewe ndayitwaye ariko sinshaka kuyigumana, akagenda akayikuramo, kuko barigaragambya. ubu abakuramo inda barigaragambya, ntawubabuza. noneho nta n'itegeko rikibahana. rive hehe ko hari iribemerera? yemwe abagome barigaragambya, umuntu asigaye agirira umuntu ubugome akumva nta n'ikibazo afite. Abarozi barigaragambya, abakonikoni basigaye bagenda bigaragambya. ariko kubera ibibi byanyu bihagurukije Imana. Yemwe abanyamasengesho mwarasenze ngo mubuze ibibi kuza, mubuze ibibi kubaho, ngo mubuze ibyago gutera, ariko mbabwire ko biturutse mu mpande zose, kubera ko mwagumye gukora ibibi bikanukira Imana, bikababaza Imana ibababarire, kandi nimwemera guca bugufi murahabwa imbabazi. Yemwe bantu banyarwanda aho muri hose, abari aho muri ibyo bihugu by'iyo hirya, ndagira mbabwire ngo mwese nimwemera guca bugufi, aho uri hose ugaca bugufi ukihana ukareka ibyaha byawe, Imana irunamura inkota. ariko nuguma gukora ibyaha, inkota y'Uwiteka iraje. Imana ibababarire. Ngeze mu mwanya wo kugira ngo mbasengere abemera guca bugufi mukihana uyu munsi, kugira ngo muhabwe imbabazi. Ngeze mu mwanya wo kubasengera. Ese wamaze kwitekerezaho? Wowe umaze gukuramo inda, wowe umaze gukuramo inda 5, ese wamaze guca bugufi ngo Imana ikubabarire? Wowe umaze kugomera abantu, umaze kugirira nabi abantu benshi. Ese ugira ngo uriya muntu wirukanishije mu kazi, ugira ngo abana be bakaba bashonje, inzara ikaba iri kumwica, ari wowe wamwirukanishije mu kazi? Ugira ngo ntabwo amarira y'abariya abana yageze imbere y'Imana? Ugira ngo ubwo bugome bwawe ntabwo Imana iri buguhane? Nuca bugufi cyakora ukemera gusaba imbabazi, urazihabwa. Ugasaba imbabazi uwo wahemukiye, ukamusaba imbabazi, urazihabwa. Ariko nutemera guca bugufi, nawe nkubwire ko ibyo wakoze bikugarutse ku mutwe. Ibyo wakoze birakugarukiye, ibyo wakoze birakugarukiye. Bibiliya iravuga ngo ibyo umuntu yakoze bizamugaruka ku mutwe. Namwe ibyo mwakoze banyarwanda bizabagaruka ku mutwe, kubera ko mwagomeye Imana mugakora ibibi byinshi. Ibyo mukora bigiye kubagaruka ku mutwe, kubera ko mwanga kwihana, mwishize hejuru, mwigize abantu babibone, mwishira hejuru, mugenda mwareza agatuza, mugenda mwumva muri abantu bakomeye,
kubera ko umaze ngo kugira imodoka, umaze kubaka amazu, umaze kugwiza imitungo, wumva wararemeye, ariko ibyo byose wishingikirijeho bibaye ubusa, kuko Uwiteka araje. Imana ibababarire, reka mbasengere. Icyo njye kubabwira ni uko Imana igihe bafitiye imbabazi, ariko uyu ni umuburo wumvishe wa nyuma. Kadusenga Imana, tubasabire imbabazi mwe mwemeye kwihana. Dore Imana yarakugiriye neza, iguha akazi ngo ukoraho kwa muganga, ariko ubugome umaze kugirira abantu ni bwinshi. Imana iguha akazi ngo ubaho ngaho muri iyo kampani uyikoreremo, ariko abo umaze gushyira ku ngoyi z'urugomo ni benshi. Imana iguha kuyobora abandi, ngo wenda iguhaye uburyo bwo kugira ngo ube umumaro muri bo, ariko wabashyize ku ngoyi y'urugomo. Nyamara Imana iraje, nutabohora abantu izo ngoyi z'urugomo wabashyizeho, Imana iriyiziye. Reka mbasengere, ariko icyo mbabwiye ni uko muca bugufi, mukihana. Ibyaha byanyu byarakabije imbere y'Imana, ibyaha byanyu byarakabije. Imana itugirire neza. Musigaye muri babi, murogana, musigaye mwangana, murogana muri abapasitoro, mukarogana muri abo mu nzu y'Imana musenga, mukarogana, mukagenzanya, mukicana, mugahagurukirana, kandi muri abantu basenga rimwe mwagasenze ibyago bikareka kuza mu gihugu, ariko none mwabaye babi, mutumye Imana nayo irakara. Imana ibababarire. Reka tubasengere, tubasabire imbabazi. Mwebwe mwemeye guca bugufi, dusenga Uwiteka yunamura inkota, ayikure ku gihugu cyacu, kandi ayikure ku buzima bwacu, ayikure ku buzima bwacu, aduha imbabazi, atubabarire. Ariko niba mudahindukiye ngo mureke ibibi, ndagira mbabwire ngo inkota y'Uwiteka iraje kandi bagezeho. Kadusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo udukunda. Iri jwi utubwiye ni ijwi ryo kutuburira, kandi urakoze ko umaze kutuburira. Turakwinginze ngo utubabarire. Babarira twebwe Abanyarwanda, ubabarire abagabo n'abagore, ubabarire urubyiruko, ubabarire umuntu wese wijanditse mu bibi, ubabarire umuntu wese wagiye mu bugome, ubabarire umuntu wese wagiye mu byaha, ubabarire umuntu wese Mwami wakoze ikibi, kugira ngo ibyago ubiturinde. Kandi Mwami, ugusabye imbabazi wese uzimuhe. Kandi icyo dusaba cyane ni iherezo ryiza, kugira ngo tuzabone ubugingo. Turasabye ngo ubugingo bwacu bweze cyane, ubutunganye, kandi uturindishe imbaraga zawe. Urakoze ko utanze imbabazi ku muntu wese ugusabye imbabazi. Izina rye rigume gushyirwa hejuru. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana igumugisha, birashoboka yuko wari wakwifuza ko musengana cyangwa afite icyifuzo gitandukanye, turagira ngo utange nimero za telefone. Nimero yanjye ya telefoni, muntu waba yifuza ko dusengana cyangwa tumusengera, nimero ni 078 23 6 6 5 3 3. Imana ibaha umugisha. Shalom.